ubwo tuvuge ngo aba bantu izi nkuru nizihagarare hanyuma umuntu waba bifitiye ubushobozi afata ko gagurupe k'abantu abashyire hariya babaze neza baraza kubisobanura ariko hano ntabwo turi busobanuze ntabwo Mutesi ari buze kugusobanurira ntabwo si ari buze kugusobanurira ntabwo Steven ari buze kugusobanurira n'abantu bafitanye communication nabo bantu ku buryo bwa hafi barajya babahamagara bavugane mu gikari babahamagara bavugane mu gikari ariko kubabona bose bicaranye hano gutya ari batatu kuko ni umwandiko urimo abantu batatu ntago ari babiri gusa kubabona ari batatu bicaye hari n'izindi imbaraga ziri bubikore zitari mwebwe bo kuri kamera nta kintu bitwaye ahubwo ikibazo nuko iyo haje mu rwango cyangwa hakazamo kudakomeza kwizerana ibintu bijya ku karubanda naho kuba abantu bavugana bitwaye ikisi umuntu uri gutereta n'uri guteretwa ntago bivuze ko bahinduka ibicibwa mu bantu icyo cyo rwose tukemera kandi kuba umuntu waba uri kumutereta ukavugana n'undi ntago bisobanura guhinduka umuranga ndewe ntago ndi kudefanda byashoboka ko Mutesi koko ari we muranga ariko ntago mbihagazeho byashoboka ko atari nawe muranga nabyo simbihagazeho icyo ngewe nshaka kuvuga kuri uyu munsi kuba Mutesi yaseze akavuga ati ndacecetse sinzongera kuvuga kuri YouTube n'abantu nibamuceceke kuba si yacecetse nta muntu ari kuvuga ari gusubiza n'abantu nibaceceke ntawe yababurana ari babiri baba bigiza nkana gusa ikiriho ni kimwe nuko hari umuntu uyu mwe Rudori waganiriye n'abantu babiri batandukanye uyu muntu umwe ni uwitwa Pastor Steven yaganiriye na si kuri ntuza kuri koro hari naho bahuriye baricara Asiya amukanda ibirenge aho ni aha kabiri hanyuma uyu mugabo Steven hari uko yaganiriye na Pastor Mutesi bisobanura ngo ibintu byahuriye kwa Steven ni naho byasohokeye kuko iyo mbere Mutesi wenyine wabisohoye ntago amajwi ya ntuza yuyu Asiya na Steven yari gusohoka kuko mu kiganiro cya Steven na ntuza na Asiya ntago Mutesi arimo no mu kiganiro cya ntuza cya Steven na Pastor Mutesi ntabwo Asiya arimo bisobanura ngo ari Asiya wasohoye amajwi yasohora ye na Steven gusa bisobanura ngo ari Mutesi wasohoye amajwi yasohora ye na Steven gusa rero bigaragara ngo hari ubundi mu gifaransa nironuwayo hari izingiro ry'iki kintu ari we muntu umwe ari uyu mupasiteri witwa Steven ufite ukwazi uko aya majwi yasohotse uwo yahereje kuko yaturutse muri telefone ye ay'impande zose ajya ku musozi ibyo kumbwira ngo arimo ararira ubundi mwabantu mwe munkurike murabizi sinkora ibiganiro bivuga ku bantu gusa icyo numva ni nakwishimira nuko izi nkuru zahagarara inshuti ze harimo abanzi be noneho ba profise koko ku rwego rwo hejuru twarababwiraga ko Shamana we hari ikiganiro numvishije umuntu yavuze ndavuga tumva uje kwihimura kabisa ukumva ko umuntu yarakurwaye ariko yarabuze hazagukubitira timwagiye Burundi itekora Mutesi yavuze avuga ukuntu kamarade yavuze ngo bari kumutegurira ikintu noneho kizamurangiza burundu wakumva ngo ko ari ibisanzwe buri abantu bafite amakuru City Hunter twebwe turi no kwivanga mu byo tutazi cyane rwose niba umuntu ashaka kukubwira ikintu mbere yuko kiba afite amakuru n'abari bari gupanga icyo kintu arabazi utekereza ko buriya bamubajije se atabisobanura nawe yamenya aho amajwi yavuye yamenya bari kubipanga n'ibandi abandi bose bateze baje bateye amakamera bagize gute ni views inshote z'Imana abafite amakuru barayafite kandi nakagurupe gashobora kuba katari kanini babiziranyeho urumva ibyo ari byo byose niba ku munsi w'ubukwe kamarade yaragiye agasuhuza Mutesi kamuga ati hari ikintu kiri kugutegurwaho tekeza ko Mutesi atarayaganira n'umugabo akamubwira ati sheri wanjye ikintu kinteguweho noneho ni iki barakuvuze baramvuze ikintu kiri kuntegurwaho gikomeye ni iki kamarade yamubwiye ijambo rimwe ariko iyo baza kwicarana neza yari kumubwira tubifurize kugira ibihe byiza mwese mudukunda The Blessed Certificate karindwi Mama Mignone official Imana ibahe umugisha aho uherereye hose mu mande nye z'isi ku migabane igiye itandukanye reka nkubwire ngo nimba utameze neza
ntagahora gahanze ibintu bizagenda neza. Nitwa City Hunter, ndi kumwe na marene w'abamarene, muramubona rwose kuri Mama Mignone Official na The Blessed TV Karindwi. Mama Mignone, uraho neza? Muraho murakomeye. Amakuru yanyu? Amakuru yacu ni meza, Imana ishimwe cyane. Amen. Imba tuzagera siroga y'umuryango. Akuzi ko ako kantu ari ngombwa. Duheruka iyo muntu wari tuvuga ngo nawasenya umuryango we, hoya kirazira. Ibidakwiriye nimbibona mbanza bivuga kuko ibyo umuryango wagezeho n'abisenya ndeba we, hoya kirazira. Nawasenya umuryango we, hoya kirazira. Yabasenya igihugu, hoya kirazira. Nuko nguko rero twinjiye gutyo mu kiganiro, ariko nanone ndagira ngo usuhuza abakunzi bacu bakoze subscribe. Hari abantu batabiha agaciro, ukabona umuntu agize abasabi ibihumbi 100 rimwe na rimwe ari no kubabwira batuka bacyurira. Ingo disi we ngo namwe muri bicucu ngumva ko mwabuze ubwenge. Uziko hari umuntu ubwira abantu bamukurikira gutyo we. Abara nabakiriya wa. Uretse mbanze mbabwire. Nubwo mvuze gutya aka kantu reka nkavugeho. Nukuri naho waba udakunda abantu. Ntabwo ari ngombwa no kubabwira ariko ko ari weho munyabwenge wenyine. Abo kuki umuntu yicara akibeshya ko ari we munyabwenge abandi nta bwenge bagira. Ese utekereza ko abagukurikira bo baba atari abanyabwenge cyane? Rero nshuti zanjye, wewe wakoze subscribe ndagushimiye by'umwihariko. Hari abantu batabizi agatekereza yuko subscribe bayikoraho uyu munsi, ejo bagakoraho, ejo bundi bagakoraho, ejo bundi bagakoraho. Oya suko bigenda. Subscribe ukoraho rimwe. Hanyuma ubundi ikindi wakora ni ugushyiramo comment cyangwa ukalikinga cyangwa bikagenda gute. Ahasigaye wowe utarakora subscribe kandi unkurikira. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi none unkoreye iyo subscribe wajye unkurikira neza ku buryo bukomeye cyane. Imana iguha umugisha rero, mwebwe mwese abadukurikiye inshuti nungukiye hano kuri YouTube channel Mama Mignone Official. Abonye abadiaspora na oya mfite inshuti sha. Abadiaspora se niyo wagize ngo mfite inshuti impande zose, impande zose z'isi. Hari abantu rero batekereza ngo abadiaspora ngo nababa muri Amerika hari gusa cyangwa se ku mugabane w'Uburayi. Oya disi na ufite n'abadiaspora b'inshuti zanjye bari hano hirya Buganda, bari Buganda. Abarundi ngewe ndabashuhuje cyane n'inshuti zanjye kandi abagumbiriye rwose. Abantu bari muri Kongo nabo dukundana. Hari n'abantu bari Brazzaville nabo dukundana. Hari abantu bari Malawi. Uziko hari abantu benshi bankurikira bari hirya no hino ku isi. Mwese ndabasuhuje. Disi na inshuti yanjye iri muri Kenya nayo ndayisuhuje. Mwese Imana y'amahoro ibaha umugisha. Abarundi aho baherereye abari Canada kandi abagumbiriye gose. Gusa nababwira ngo iki mwese Imana y'amahoro ibaha umugisha. Badiaspora munkurikiye aho muherereye hose. Bantu bari mu Rwanda mwese mwebweho dufite gahunda yo kugira ngo tuzahure twicare tuganire dusangire. Imana ishimwe. Ejo hari ahantu narindi rwose abantu barangije bakajya bambwira bati twajyaga tuyoberwa ahantu tukuzi. Nihoya nukuri mwese nzabatumaho muzi. Umwe akajya gutya nkaho narandebye arangitegereje. Gahita ngwisi wa mama ngo wirwa yigisha ibyingo. Uko umugabo agomba gukunda umugore nuko umugore agomba kubaha umugabo we. Ntiwabimenye niwe. Nakuye muri net rero iyo nakuye muri net hariho n'igihe utujisho twanjye tuba tureba ukuntu. Nuko ariko disi Imana izankiza amaso. Ntabwo net nzikunda. Abasitara aho mugiye hose barabarangarira. Njya mbona Rufonsina na mushuti we baza gusengera kwa Bishop Olive, bose buri wese asirimba reba. Abasitari rero rwose kabisa bisigaye murangaza abantu no kwisubiraho rwose. Tugiye kuganira rero. Ninjoro nabonye umuntu uzasaba imbabazi abati inshuti zanjye nzisabye imbabazi. Abafana basabye imbabazi. Hari inshuti akaba n'abafana mama. Yego. Abafana ni babandi bagukomera amashyi. Noneho muri kwa kugukomera amashyi ntibazigere bakubwira bati gutya na gutya. Ariko mbese bakaza bakogeza ibyiza, bakogeza ibibi, bakogeza ahantu hose bakogeza. Hanyuma abakunzi rero
abakunzi umukunzi wawe ni wa muntu ukubaho akaguhoraho igihe icyo ari cyo cyose akavuga ati uyu muntu nubwo yatakaye mu ikosa ariko mfite n'ukuntu namukebura nkamugarura yego abo nibo bakunzi. Katurangiza inkuru rero yatangiye mbona izanarangizwa n'ibihano niko njye mbibona ntihazagira umuntu unera ibuye bimwe na bimwe ku bantu nyine babyinjiyemo wenda batabizi. Mushuti wacu wagiranye ikibazo n'undi mushuti wacu ninjoro gutya yiteretse kugira ngo inkuru irangire njyewe nabikunze n'abantu bavuga n'izindi komenti ni ukuzuririraho ariko bidafite ikintu bivuze n'abarabure rwose iyi nkuru reka irangire duhumurize abantu kandi nanone tubwire impande zombi icyo zigomba gukora. Yego urakoze cyane. Urakoze cyane uko ubikomojeho nanjye numvaga hari ikintu ngomba kubivugaho. Uyu munsi ndashimira uriya mubyeyi wafashe umwanya akicara agasaba abantu imbabazi. Yazisabye azisaba afite Bibiliya mu kiganza ndetse aranapfukama. Aravuga ati hari abantu bankurikiye bakuru, harimo abasaza bankurikiye, harimo abakecuru bankurikiye, harimo ababyeyi bankurikiye abamama bakuze, harimo abankurikiye b'abapapa bakuze, harimo abantu b'abana bose bagiye bankurikira. Uwakomerekejwe n'ibintu byaciye kuri cano yanjye ambabarire. Uwakomerekejwe n'undi muntu waba waragize ibyo akoreraho bikamukomeretsa ambabarire. Nanjye aho nakoze amakosa mbasabye imbabazi yabikoza apfukamye. Cyo nakibonye buriya komanteri ndetse n'ibyo umuntu avuga n'ibyo yivugira ntago mfite gahunda ngiye zo kubisesengura. Gusa icyo nabonye cyo nuko yasabye imbabazi. Hanyuma ikindi nabonye nuko yasezeye kuri YouTube. Reka ninjire mu makomanteri amwe namwe nagiye nsoma. Muri komanteri harimo umuntu wavuze ati tubabarire ugume kuri kamera twagukundaga waza gukavuga ibyo muri mitima y'abantu. Ibi hari umuntu wabyanditse, hari n'undi wanditse gutyo, hari n'undi wanditse. Aba bantu babyandikaga bavuga bati ihangana ugumeho wajya guzuka twomora imitima. Aba bantu nababwira ngo ibyo ni gahunda zanyu nyine numvaga abashimishije yuko yaza hana akajya bomora imitima. Ego. Hari abandi bavuze bati urakoze. Abandi bati wari waratinze. Abandi bati kuki utari waragiye imbere. Abandi bati umuntu ukugiriye inama arakoze. Komanteri zaje zinyuranye ariko harimo impande ebyiri. Reka mvuga impande ebyiri. Hari abavuga bati gumaho, abandi bakavuga bati oya genda. Reka mbabwire. Buriya umutima w'umuntu ni ukomeye kurenza ibindi. Umutima nama we wamubwiye ngo buretse gatoya. Nawe yavuze ati cano nyikize ku isoko uzayabona azayame. Kandi Imana nishyigikira ko ngenda burundu. Ubwo nzaba ngiye burundu. Nitabishyigikira kuko naje ntabibwiye Imana ahubwo naje ari icyemezo cyanjye nifatiye. Nitabishyigikira ubwo mfite ukuntu nzabyumvikana nayo nkagaruka. Ikiriho cyo nuko ntabwo ndi bubyemeze 100% ko azagaruka ariko ikiriho cyo nuko azagaruka avuga ijambo ry'Imana. Nanjye imboni yanjye nukuri kubimbwira. Ariko igihe ataragaruka kandi yanasezeye. Iyi nkuru bundi yahagaze. Kuki hari ikindi kintu tugomba kumuvugaho turagaruka kumusesengura mu biki. Ukiraho dusubira inyuma gato. Abeshi bari kuvuga ko imbabazi yasabye yazisabye abakunzi be kubera ko mu magambo umuntu yavuga buri wese ashobora kuvuga ibishimisha abantu ariko undi akabundi ibyo yavuze byashimishije abantu byamubabaje. Niko abantu bubakitse Yesu yavugaga ko ari umwami bamwe bagakoma amashyi abandi bakabyandika ngo tuzamurega ngo yiyise umwami w'abayuda. Uko yigize yego ntiyasaba mugenzi w'imbabazi ko yamukoreye ikosa ngo ahubwo yitwaza Bibiliya yo kugira ngo agaragaze ko akiranutse. Ayirahirira avuga ati ibyo bintu muri kuvuga ntago mbizi. Yego bati n'uburyarya n'ukwirerutsa wowe mama Mignone sinkubwiye ngo usesengure. Ubyumva gute wabibonye gute
kandi ntihagire uruhande ubangamiraho kugira ngo iyi nkuru inarangire kuko yanarangiye situzongera no kuyikoraho. yego njyewe si ukuvuga ngo ndi bujye ku ruhande urunuru cyangwa ndeke kujya ku ruhande urunuru, nkurikije ibyo numvishije nuko hari ikiganiro yari yaragiranye na mugenzi we, turavuga Pastor Mutesi na Asia. Hari ikiganiro yari yaragiranye na Asia ndetse akavuga yuko ibi bintu byari byararangiye. Kugeza kuri uyu munsi nta verisiyo ya Asia dufite. Yego. Kandi Asia ngiye nakomeza kumushima, nakomeze yicecekere. Ntazanavuge dore ko atazi no kwivugira. Asia n'ukuri nakomeza ceceke. Nta verisiyo ya Asia dufite yemeza yuko bari baraganiriye yari yaramusabye n'imbabazi, ariko hari ikimenyetso kigaragaza ko ashobora kuba bari barasabanye imbabazi. Nuko Asia yamutwereye ku itariki 28 hasigaye iminsi 2 kugira ngo ubukwe bube, kandi ayo makuru yasohotse ubukwe bwabaye. Sibyo bisobanura ngo ibi bintu ibyo bapfaga n'ibiki byari byo yarabutashye ubukwe, yaramaze iminsi arwaje umwana mu bitaro. Asiye yego apone no gutinda gutwerera bishobora kuba ari iyo mpamvu. Noneho bigaragara yuko utwo bapfaga dushobora kuba twarashize, kuko ntimwaba mufite ibyo mwapfuye ngo umuntu agutwerere ku itariki 28. Uretse ko abanyarwanda tugira no kwiyererutsa n'ibiki byari byo byose, njye navuze yuko ntaje guca imanza, nta nubwo nje gusesengura, ahubwo ikiriho ni ikihe nuko ntekereza yuko iyo umuntu avuze ati njyewe nsohotse muri ibi bintu, so wabyivugiye ejo mu gitondo nagaruka aje kuvuga ati bamvuze gutya na gutya na gutya, icyo gihe yaba yigaruye. Ariko igihe yasohotse yagiye, nitureke kumuvuga. Dene hari akantu nari narisabiye kuko nabonaga ifoto yicuruza, nari narisabiye ngo azambabarire uko nkoze ikiganiro icyo ari cyo cyose njye nshyiraho ifoto yiwe. Ninkora n'ikiganiro ndi kukupa ntuza muri jaride njye mvuga njye nshyiraho ifoto ye di naho nta kintu naba namuvuzeho kuko ifoto ye ngo iracuruza. Ubu uyu munsi bagiye kubikora babikore n'ejo bazabikoreho bagendeye no kuri iyi nkuru nyine yakoze yuko atazasubira kuri YouTube. Barabivugaho aho ariko niba bari bubivugeho n'ukuri inkuru zivuga zisebanye abantu bazisohotsemo bombi zirangire. Rega ngo isoko ryaho bacuruza biyumvira amatiku. Reka mubazi tuganira ikintu kimwe bamenye so kubaza se no gusesengura abantu babyumve ko ariko kuri kumva ikijyanye n'amajwi ikigarane wavuze Pastor Mutesi ubwe yavuze ibintu bigoramye ku buryo n'umuntu usobanutse uzubwenge yahita avuga ngo uyu muntu ari kwinyuramo icyari kimuzanye zari imbabazi, agira indi spirit imusunikira kubihakana no kwigarika no kwerekana babafana be n'abakunzi be ko akiri mwiza nyine nta kosa ryabayo. Kuba wabwiye abantu ngo bakubabarire ugakomeza kudefanda nyuma y'imbabazi nta rubanza na n'ikindi kigira gute kiyongeraho. Kandi no munyigisha ajya avuga ngo nugakunde kwisobanura utazisobanya. Reba hano yisobanyirije ku majwi rero no tugiye kujya ntabwo wari uzi ko nzi gutatura inkuru kunyicaye imbere. Yego ndakumva cyane. Hano yisobanyirije atamajwi ababivuga gutyo, nubwo abantu bita abanyabwenge bamwe na bamwe ariko siwe tuvuga, ariko abantu babwira abantu badukurikira bazi ubwenge. Utagira ngo abantu bagukurikira ari ibintu byinshi bagukurikiraho, ni akantu kamwe k'umwihariko wawe extraordinary kadasanzwe nyine bagukurikiraho. Aravuga ati iby'amajwi icyo nzi cyo nuko ari Pastor Stephen ngo waba warayatanze, ngo ariko nanone ngo nimba koko bavuga ukuri ngo niberekane umuntu watanze amajwi. Aho si uguhishira umunyacyaha no gufatanya icyaha kugira ngo ibyo bintu birangire vuba ariyo yari mission. Oya navuze ko nubundi ntaje gusesengura cyangwa kuvuga ngo hari icyaha ndi bumushinje cyangwa hari icyo ndi bumushinjure. Ntabwo nje kumugira umwere kubera ko nubundi
gushinja umuntu cyangwa kumushinjura nta kintu biba bitanze. Ubundi buriya hari abanyamategeko baba bazinjira no muri ibi bintu. Njye nkurikije imboni yanjye imboni yanjye izatuma ibi bintu byinjira ahandi hantu. Iyo niyo mboni yanjye. Ariko hagati aho icyo nshaka kuvuga ku majwi hari ijambo yavuze, aravuga ati navuganye na Steven ambwira yuko ibi bintu hari umuntu yabiganirije. Yego, arangije anamuha n'ibimenyetso arabimuha kugira ngo mufashe iki ko bari bamwanze. Nyine buretse gatoya ntabwo nshaka kwinjira mu busesenguzi City Hunter. Ndashaka kuvuga ukuntu yabyivugiye. Yavuze ngo naganiriye na Steven. Avuga ko hari umuntu w'inshuti ye baganiriye arangije amuha n'ibimenyetso abari wabyereka. Umuntu w'inshuti ya Steven. Sibyo se? Hanyuma rero uwo muntu w'inshuti ya Steven ubundi niba mubaza. Ubundi Steven navuga uwo muntu w'inshuti ye yabihaye. Uwo muntu ni uri bukora urutonde rw'uko byahererekanyijwe. Cyo ni kimwe. Icya kabiri undi muntu babaza ibyo bintu. Hari ukuntu mba ntashaka kwinjira muri uko. Rega bivuga abantu bakeneye ukuri n'umuryango kubyumva. Ibyo ari byo byose ibi bintu kugira ngo bijye ku macano. Hari ahandi byavuye. Aha byavuye nawe rero azuba bimuhaye uwo ari we. Kandi nabo turi ibi bintu rero wimbwira ngo nde nimvuga ukuri, kuvuga ukuri kubera ko umuntu uwo ari we wese ntabwo wamukura mukuru utari leta. Ariko reka tubwize nyine nibyo nakubwiye yuko twica hariya tukamera nkaho turi gusesengura, tukamera nkaho turi guca imanza, kandi buriye umutima munda bajya bavuga ngo munda ni kuri. Hari n'abantu bitwa ba munda ni kuri. Umutima w'umuntu niwe wo ku giti cye, kandi buriya ababurana ari babiri baba bigiza nkana. Gusa ikiriho ni kimwe nuko hari umuntu uyu umwe Rudori waganiriye n'abantu babiri batandukanye. Uyu muntu umwe ni uwitwa Pastor Steven yaganiriye na si kuri ntuza kuri call. Hari naho bahuriye baricara Asiya amukanda ibirenge aho naha kabiri. Hanyuma uyu mugabo Steven hari uko yaganiriye na Pastor Mutesi. Bisobanura ngo ibintu byahuriye kwa Steven ni naho byasohokeye, kuko yambere Mutesi wenyine wabisohoye. Ntago amajwi ya ntuza yuyu Asiya na Steven yari gusohoka, kuko mu kiganiro cya Steven na ntuza na Asiya ntago Mutesi arimo. No mu kiganiro cya ntuza cya Steven na Pastor Mutesi ntabwo Asiya arimo. Bisobanura ngo ari Asiya wasohoye amajwi yasohora ye na Steven gusa. Bisobanura ngo ari Mutesi wasohoye amajwi yasohora ye na Steven gusa. Rero bigaragara ngo hari ubundi mu Gifaransa nironuwayo hari izingiro ry'iki kintu ari we muntu umwe, ari uyu mupasiteri witwa Steven ufite ukwazi uko aya majwi yasohotse, uwo yahereje kuko yaturutse muri telefone ye ay'impande zose ajya ku musozi. Ibyo kumbwira ngo arimo ararira, ubundi mwabantu mwe munkurikiye murabizi sinkora ibiganiro bivuga ku bantu gusa. Icyo numva ni nakwishimira nuko izi nkuru zahagarara. Ariko zirahagarikwa n'iki? Nuko tubona Pastor Mutesi na Asiya nimba bariyunze koko bakaza, nubwo Asiya twavuze ngo areke kuvuga, bakaza bati banyarwanda ibyabaye mwarabibonye nimutubabarire kuba byarabaye, ukuri natwe turakuze, bagakorana inkuru. Ikindi nanone gikurikiyeho, kuki harimo haragaragaramo kwe narakubwira ati ndeba ikintu nkakitegereza niyo mvange ariko nyivugaho nka bati nacyo. Kuki harimo uruhande rurimo defense ngo urumva ngo na Pastor Steven arababaye? Wakora ikintu nka kiriya ukaba ubabaye cyangwa uba wishimye kuko nicyo ubugambiriye ngo umuntu ababare wowe wishimye? Rero buriya reka nkubwire, hari umuntu twaraye tuvuganye nimugoroba, ari nacyo kintu kiri kubabaza abantu, gukomeza kugarura izina Asiya muri uyu mwandiko. Asiya ibintu yakoze n'uburenganzira bwe cyane, gukunda ndetse no gukundwa, no kwanga no kubona bitavamo akakatira. Asiya afite uburenganzira bwo gukunda umuntu, Asiya afite uburenganzira bwo gukundwa.
ariko kuba ari mu rukundo akabona ibi bintu bitazarangira neza akabisohokamo nta mpamvu yo kumutera amabuye. Umuntu rero ukuri kodinga mutabivuganye akagufotora mutabivuganye kandi range sirarwawe. Uyu munsi umuntu nkurikiye namenye ko ibi bintu bigize icyaha. Uyu munsi hari abantu bagize ubwoba bwo kongera kuvugisha abantu. Njye hari abamama babiri twavuganye bampamagaye arambwira ati ni ukuri kw'Imana nkazongera kwitaba runaka. Ni kubera izihe mpamvu? Ati ibyo bakoreye si twabibonye. Bisobanura ngo abagabo uyu munsi hari ipfunwe bafite yuko bagiyeho icyasha cyo kumva yuko ubundi abagore ni inzabya zoroshye. Iyo umukuru ye akaza azaje wese kandi umugabo buriya ashobora kuba atabirimo neza yagira ngo kwikururire gusa kubera ko umugore ni umuntu ushimisha umugabo, ariko umugore waje akaza wese nta kintu kimutangira burya aza wese ntacyo asize. Ariyo mpamvu muzumva ririya jambo ngo be ndagukunda nanaguheka, biriya bintu byari vrai kamuheka. Ariko kuri Steven yari ari mu gakino, kuko umuntu uri kukubwira kuri ubundi ntiwamuri kodinga uri n'indani ubaye uri mu rukundo nyarukundo nawe waba watwawe n'amarangamutima cyane. Ariko uko yamubwiraga we yarikirizaga hanyuma se kumbwira ibintu nk'ibyo ngibyo nakubwira gufata irembo ntubyemere kandi nshaka kurifata muri iki cyumweru. Utwo tuntu iyo twegeranyije bitubona ko Asiya yarimo neza ariko undi yibereye mu zindi gahunda. Ntago umuntu ari kukubwira kuri ya nshuti yanjye naho mwaba mwicaranye muri babiri, ariko tujye mu buzima busanzwe tureke kwandagaza n'abantu. Ubu wicaranye n'umuntu muri kuganira kuri ukabona yatakayemo kuri na telefone ari mama wawe uguhamagaye wayitaba uburyo ugira umwanya rwose mama we yamuhamagaye kuri nawe urimo neza wabona umwanya wo kuri kodinga. Yaramuhamagara avuga ati ni mama twavuganaga ati wamuvugishije rega nanjye ako narakumva. Rero inshuti z'Imana Asiya ahita namubwira ati we ati mama we nta kibazo turaza kuba tuvugana. Rero reka mbabwire mwa bantu njye iyi nkuru n'ubundi murabizi se nkunda bene izi nkuru ndagira ngo aba mama niba barababareranye koko mu buzima busanzwe Imana ibaha umugisha. Oya niba nakorana inkuru bakura abantu mu rujijo bavuye kuri social media bose pastor bose, ariko ngereka mvugisha icyambere cyo buretse manze nkubwire uyu munsi twebwe turi kuvugira hano kuri kamera kubera yuko cyambere cyo turashaka gucuruza, ikindi cya kabiri turashaka no kubaka umuryango. Oya turi no gusesengura abantu bose bameze nkaho bari mu gahinda, bose bari mu gahinda. Nitwemeye ko hari umuntu wishimye muri bariya. Reka nkubwire oya nta wishimye pe. Reka mama minyore wenda ibi bintu ngiye kuvuga nibishaka bizagaruke mfite uburyo nzabivuga sinzabango nari mumwa. Reka nkubwire hari igihe umuntu akora ikintu azi ko kitazaba kinini, hari uruhande ruri mu gahinda, hari n'urundi rwatunguwe nyine rwisanze aho hantu, hari n'urundi ruri guserebura, hari n'urundi ruhande ruri kuvuga ngo niziye ngaruka zizaba umuntu yabuze ahantu yihishira, ubwo aho hantu bakuremo rwose. Kuko abantu bari guserebura muri ibi bintu ni kwa kundi njya mvuga ngo abantu nta mutima bagira, nta bumuntu bagira. Ese wahereza umuntu amajwi ati akira yatanguye asohore? Oya uwo nyine ari muri celebration, niyo mpamvu nyine leta nibyinjiramo uyu muntu ashobora kuza guhanwa. Ikindi nanone ngiye nisabire ku ruhande rumwe sibyo, erega buriya reka nkubwire kwinjirira umuntu ukamwinjirira mu buzima ukamwinjirira mu mutima, ndetse reka ninshaka nkoresha mu bihaha no mu mara. Buri muntu baba bamwinjiye mu mutima mu bihaha no mu mara, utekereza ko igifu cye kireye gukora neza buriya ingingo z'umuntu zose baba bamaze kuzicira. Nibyo nakubwiye. Niyo mpamvu nkubwira ngo abantu nimureke tugire ubumuntu kurenza ibindi byose. Abantu nimureke tugire ubumuntu ibindi tubishyire ku ruhande. Kandi n'abantu bakunde kumva ibyiza. Ni ukuri kuko buriya hari abantu baremetse ku buryo ibibi babishyira imbere, ariko ni ukuri ntabwo ikibi gikwiye kuganza icyiza. Ntabwo ikibi gikwiye kuganza icyiza. Nimureke tugire ibyiza kurenza uko twagira ibibi. Hanyuma umuntu waba yishimye ashimishijwe n'ibi bintu biri kuba, wowe namubwira ngo rwose
Imana y'amahoro imubabarire nawe. Gusa izi nkuru kagire uburyo kibubaho butuma zihagarara. Ngere kuzirangiza. Kandi ntizirenze n'uyu munsi zitarangiye cyangwa ejo. Ngere ikintu numva cyatuma birangira. Buriya kubabarirana nicyo kintu cyashingiro rya byose, ariyo mpamvu bavuga ati nibegerane basabane imbabazi. Asiya, Pastor Mutesi begerane basabane imbabazi, atumbabarire rwose. Nimba baranasabanye imbabazi, bo ubwabo bazashakisha uburyo batabishyiramo urwiyererutso, nyine bongere bakiriyetinga umucyo mwiza. Kandi no ku ruhande rwa Pastor Mutesi, nubwo avuga ngo byagenze bite ngo siwe wahuje Stephen na Asiya, ariko kuki yagiranye communication na Stephen? Urumva ubundi ahangaha ho watuma ndefande cyangwa se sindefande. Kandi nakubwiye ko ntashaka gusesengura. Icyo nashaka kuvuga ngewe nuko wamuganiza inkuru zihagarara. Oya nizihagarara. Ariko kuba baravuganye. Nese abantu musanzwe muvugana mwese si mwavugana. Ubu ngubu ngewe abantu batangiye kuntereta. Ubazi. Nanjye mbazi kuvugana bitwaye iki? Nta kintu bitwaye. Ahubwo ikibazo nuko iyo haje mu rwango cyangwa hakazamo kudakomeza kwizerana, ibintu bijya ku karubanda. Naho kuba abantu bavugana bitwaye iki se? Umuntu uri gutereta n'uri guteretwa ntago bivuze ko bahinduka ibicibwa mu bantu. Icyo cyo rwose tukemera. Kandi kuba umuntu waba uri kumutereta ukavugana n'undi ntago bisobanura guhinduka umuranga. Ndewe ntago ndi kudefanda. Byashoboka ko Mutesi koko ari we muranga. Ariko ntago mbihagazeho. Byashoboka ko atari nawe muranga, nabyo simbihagazeho. Icyo ngewe nshaka kuvuga kuri uyu munsi, kuba Mutesi yaseze akavuga ati ndacecetse sinzongera kuvuga kuri YouTube, n'abantu nibamuceceke. Kuba si yacecetse nta muntu ari kuvuga ari gusubiza, n'abantu nibaceceke ntawe yatumye. Ikindi rero n'abantu bifashe bagahita bazingira mu gatebo k'umutima mubi. Pastor Mutesi bakaba batangiye kumwangisha abantu. Harimo n'inshuti ze bagendanaga bakoranye ibiganiro kandi banicaranye ngo ati ngo wari umuntu ngo twumvaga abantu bakuvuga, none turanatanga ngo ngubu koko n'ujye ugira isoni cyangwa bawumva umerewe gute. Bamutaye mu gatebo, harimo n'abandi bose baya batirumva amabi bakafata bya bindi bibi byose bakabimurenzaho. Aba bantu nabo ni abantu ujya ukunda kubivuga. Nanone bakamushyira mu gatebo ngo yatandukanye n'abantu benshi n'ibiki byose, bakamuhagararira ku irembo ry'ijuru nk'aho ari bo bazamuhisha. Nta muntu utanga ijuru. Twagiye rero bahe message tugane ku musozo. Ngewe icyo nabwira abantu abo ari bo bose, urumva harimo inshuti ze, harimo abanzi be noneho ba profise koko ku rwego rwo hejuru. Twarababwiraga ko Shamana we hari ikiganiro numvishije umuntu yavuze, ndavuga tumva uje kwihimura kabisa. Ukumva ko umuntu yarakurwaye ariko yarabuze ahazagukubitira. Timwagiye Burundi. Itekora Mutesi yavuze. Avuga ukuntu kamarade yavuze ngo bari kumutegurira ikintu noneho kizamurangiza burundu. Wakumva ngo ko ari ibisanzwe. Buri abantu bafite amakuru City Hunter. Twebwe turi no kwivanga mu byo tutazi. Cyane rwose. Niba umuntu ashaka kukubwira ikintu mbere yuko kiba afite amakuru. N'abari bari gupanga icyo kintu arabazi. Utekereza ko buriya bamubajije se atabisobanura. Nawe yamenya aho amajwi yavuye. Yamenya bari kubipanga n'ibandi. Abandi bose bateze baje bateye amakamera bagize gute ni views inshote z'Imana. Abafite amakuru barayafite kandi nakagurupe gashobora kuba katari kanini. Babiziranyeho. Urumva ibyo ari byo byose, niba ku munsi w'ubukwe kamarade yaragiye agasuhuza Mutesi. Kamuga ati hari ikintu kiri kugutegurwaho. Tekereza ko Mutesi atarayaganira n'umugabo akamubwira ati sheri wanjye ikintu kinteguweho noneho ni iki? Barakuvuze baramvuze. Ikintu kiri kuntegurwaho gikomeye ni iki? Kamarade yamubwiye ijambo rimwe, ariko iyo baza kwicarana neza yari kumubwira menshi. Ko no kamarade nawe yaba ari muri abo ngabo nyagira une. Uyu nyine yabiza aho biri gutegurwa naho byateguriwe. Uzi gusanga umuntu ari mu byishimo uko nubwo buri aba nago mu buryo buri neza pe. Niyo mpamvu reka nkubwiza ukuri. Ntiduce imanza muri iki kintu. Ubwo tuvuge ngo aba bantu izi nkuru nizihagarare.
hanyuma umuntu waba bifitiye ubushobozi afata ako gagurupe k'abantu abashyire hariya babaze neza baraza kubisobanura ariko hano ntabwo turi busobanuze ntabwo Mutesi ari buze kugusobanurira ntabwo si ari buze kugusobanurira ntabwo Steven ari buze kugusobanurira n'abantu bafitanye communication n'abo bantu ku buryo bwa hafi barajya babahamagara bavugane mu gikari babahamagara bavugane mu gikari ariko kubabona bose bicaranye hano gutya ari batatu kuko ni umwandiko urimo abantu batatu ntabwo ari babiri gusa kubabona ari batatu bicaye hari n'izindi mbaraga ziri bubikore zitari mwebwe bo kuri kamera ndego reka tugushimire mama Minyo kandi duhumurize Asiya Pastor Mutesi n'abantu n'abarabaroro modobe nyine satani niko akora ashaka kwambika abantu icyasha ariko birakwiriye ku muntu nanone yireba bakitekerezaho urumva niba wibuka shamana hari inkuru mba numva ntashaka kwinjiramo ariko niba wibuka nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Pastor Theogene hari inkuru zavuzwe zagaragazaga harimo abantu bageze nko kuri bangaga Asiya cyane bakaza bakemeza ukuntu ngo yari mubi yabimaga ibiryo yagiraga doko hari udukuru twishi twavuzwe muri icyo gihe ubu uyu munsi bashobora kuba bari muri celebration bareba kare aka video ariko umuntu ushyira ibintu habiriya hanze shano kuri ko Imana babihagurukira ibi bintu ejo wazibona ukenyeye swime utazi umuntu waje kugukamera uwo ari we kuko ibi bintu birakabije kujya ahantu neza n'umwana muto kubera social media zaje ziriya telefone Imana ishimwe ko bazurije zikajya kuri 32 bazikuye kuri veni kumva uzi kujya ahantu umuntu akakurebera muri ya sura neza ati dore wa kuzicara mu gakantine inzara ikwishe uri kwinywera ka cyayi abantu bakajya bagufotora batakuzi bakoherereza runaka bazi ko kiri ibyo bintu hanze ugasanga usebye bitari ngombwa ariko mama Minyo nuko wenda abantu babavuga bakajya ariko ngewe umuntu navuzeho nkavuga ati nkabisohora uwo muntu yashaka burana niyo mwijuru hari abantu badakwiye kugendera mu kigare bakiri batoya ibi bintu rwose Mana Nyagasani uzajya gutabara ujye hariya wipfuke mu maso uri kurira abantu nibarangiza babizane ku mihanda bavuga bati dore yahoze ari kurira ari kurwana kuko urabizi hano kuri social media ngenzi ahora mbibabwira inkuru nyinshi zirahimbwa bagende icyo bita ibinyoma bifite ibimenyetso ikinyoma gifite ikimenyetso nuko umuntu ari bukubone uri kugenda wirukanka hariya atarirukanse akagufata ka video atarirukanse yibye umuntu inkuru igakwira hose utigeza wiba sibyo abandi bakayikora bashaka kumenyeka abantu bakayikora bashaka ubu ushobora kunyura hariya kubera ko abantu bakuzi muri social media waba wirukanse gato hari ikintu kikwirukankishije nanjye ngahita afata telefone ngatangira nkagufotora ejo nkaza kuri kamera ntimwamubonye ukuntu yari yibye ahantu bakamwirukankana ntabari kumwirukankana bari inyuma ye aka ka video kawe uri kwirukanka kagacicikana abacuruzi bagacuruza bakora comment bakazikora ngo abasesenguzi bagasesengura ugaseba atari cyo kintu cyari kigusebeje ibi bintu nibihagarare ibi bintu byo kuzana ubuzima bw'umuntu ku muhanda ngo babyita imihanda wakabyara ibi bintu byo kuzana ubuzima bw'umuntu kuri social media nibihagarare reka nongere mvuga ngo ibintu byo kuzana ubuzima bw'umuntu kuri social media nibihagarare ibintu byo kuzana imiryango y'abantu kuri social media nibihagarare ibintu byo kuzana shamana we ibase koko y'ubururu kuyizana kuri social media ririya kosa yarakoze niriye ubu duhuye uvunitse ntabwo nagukanda cyane rega iyo umuntu ari sheri wawe aba ari sheri wawe naho utaburi sheri wanjye ni ngombwa se kuba sheri wanjye kugira ngo ngukande nagukanda uvunitse ubu uvunikiya natangira nkagukanda ziriya kamera zose zigatangira kuntunga ejo ugasanga byakomeye bati mama Minyo ari gukanda city hunt ari gukanda kameramani we oya ibi bintu birakabije urafata akantu wagapostinga kuri stati ako kanya bakaba barakibye bakagukubita muri social media uzi ku ifoto hari ifoto nafoto y'umuntu hari umumama sibyo hari umumama mu minsi yashize nawe baramwandagaje mu mbabare sinze kuvuga izina rye naramubajije nti ukurikije uko ungana uyu munsi n'aka gafoto bari kuzungurutsa ahantu hose bavuga ngo
ngo wari wagiye ngo muri hoteli ngo wasanzemo mu diaspora ngo ibiki n'ibiki arambwira ati aka gafoto nakanjye ko muri segonderi uyu munsi ni umumama ubyaye kangahe koko mwoka byaramwe kwa kundi ushobora kuvuga uti byabihe ugafata ifoto ya byabihe ukayikubita kuri stati abagushaka bakaba barakibye dore njye n'umuntu nabwiye yaje mu bintu arambwira ati nge ndashaka kumenyekana ibi bintu byano mureke Imana kumenyekanisha uzakuvogera imukubita umuhini mwiza ku buryo nawe azaza akakubwira ati pe reba nka Nyarudindiri ubu nta muntu ujya umukoma Imana niyo yamumenyekanishije cyane cyane Nyarudindiri rwose noneho iyo foto ninjye wayifashe natangaye no kuyibona kuri thumbnail y'umuntu tabati si iyi foto ko nayifashe 2023 na 4 na 2 gutya go iyi foto ayikwe kuyu umuntu yarataraza muri social media ko nanayifashe rwose mbere yabikuye he bantu muza muri social media mushaka kumenyekana ni by'igihe gito uwaje yavuze ko yanyweye amaraso niba kiri muri gereza sinzi kandi yabari babihimbye oya nawe yaricaye nawe yarabivuze si babihimbira haze bantu mukurikire no batisha yaminiye nawe bakumenye ariko ifoto yari yacicikanye no kuri ko Imana hari utaratunze iriya foto muri kiriya gihe yari yamenyekanye mama ariko burya ndashimira uriya mu papa rwose hari abantu baba bazi ubwenge uriya mu papa Muyoboke niwe watumye bihagarara Muyoboke Alegisi yanga oya n'uyu munsi nafasha abanyarwanda niba bishoboye n'izi nkuru zihagarare namubonye no kuri Chita Magic nawe yifata n'izi nkuru zihagarare menya abera abantu abavoka kabati ngewe ntabwo ari umwavoka ariko n'umugabo uzi gushyira mu kuri Muyoboke cyane ya reka tugane ku musozo mama Minyo abari nako n'izi nkuru zirangira twebwe ibyo twavuze n'ibyo ngibyo kandi abo byubatse Imana ibaha umugisha abo bitubatse rwose nta nubwo nakwihanganisha nyine ufite nyine uko nawe ubyumva Imana ikugirire neza ariko nanone ngiye ikintu mpora nsaba mpora mvuga ku ruhande rwombi hari ikiganiro twakozeho turavuga ngo buri muntu wese akwiye kwisuzuma yasanga ateye nabi akatangira guhinduka abakumenyaga kera uhora usenya urugo abakumenyaga kera uhora mu matiku ninde muhuye bwa mbere ngo mwashwanye se uhuye na mama Minyoni murashwanye uhuye na Nyarudindiri murashwanye gutyo bizaherera he wisubireho nicyo navuga tubwira abantu ko mama Minyoni akora counseling uyu munsi nomero ndayibarangira muri description ya channel nomero ibirimo no ku kiganiro ibirimo aragukansaringa ibintu bikabasanga ejo bundi tuzatumira abatumirwa abafana ba mama Minyoni namenye ko aba bafana n'abakunzi waze dukora ikiganiro bamere peace twisoreza murakoze cyane Imana y'amahoro ibaho umugisha